Mariya ni mpamvu y'Imana nje turapfa ibintu by'ubusa wambabarira nkitekera uturyo twanjye ariko se kugufasha ko turya neza none se uzikuyemo Mariya ndakwica ni mpamvu y'Imana Charuguru we umfasha ariko mwa utwaye ibijumba cyangwa n'umuntu ntacyo umuntu ukamutwara gutyo niko mwa twanahageze nshaka kugira umando nsobanurire wo kugira untwara gutya butorotoro ndiki ntabwo twumvikanye kugomba kuntwara neza uranyishyura amafaranga 500 yanjye bangahe bahageze mu rugo wani harana igare ryajyaje isi cyone nsi mu rugo si hariya dore igare ryagerayo ganda sunika itonda se we kandi mwana we hajye wabona ngo uhombanyije utajangurira n'iryo gare ryonyine ntese hari n'abandi bantwaraga yori wanje ni hariya narosha abagenzi none nabahehera sunika se tugende uranyishyura amafaranga yanjye ngo uranyishyura amafaranga yanjye nako mwe ikibazo ufite n'amafaranga nguhe Miliya niko sha akomeze ko mbona ushaka kujya mbona ushaka kujya uzanye imitwe gutwara harimo no gucubura abantu hasi uzanye imitwe nkugejeje nakubwira ngo urangeza hariya ku muryango urama amafaranga yanjye ngo urama amafaranga yanjye amafaranga se nico kibazo tujye kutava mu byimbo buhagaza niko nyirabusingange niko Mariyana wakihura iki kintu urasisha rero umwana mfite umugore ni nk'igihwinini fasha urugufata iki inyama waguze se bekuze kubwa gufasha igare ryawe cha kumenza urukumfeka ngo nje nta mafaranga ngiragamwa shaka amafaranga yanjye ahubwo nushaka na miliyari nayiguha ni 500 yonyine nshaka je narihaye sha niko nyirabose mbanje we niko Mariyana iye mugabo ntu kakabanwe ibirenge kahure na mace nyanda hano karamena guhane databu baya hano manguka wowe urukuncurira ibintu by'amafaranga fata neza ntambuke amafaranga sha baya hano nakwitabye mubwire shaka amafaranga yo n'umugabo wawe amafaranga y'iki n'umugabo wawe niwe naje ntwaye je nta mafaranga mfite nari mwitabye nago ari menshi ni 500 mwumvite ari kugusaba ngo mwishuri nta mafaranga mfite muze kikiri Marimara ntabwo urukumbura urimo ari kuvuga ngo nta mwishuri mafaranga mfite ibyo nkubwira uri kubyumva sinka wamubwira shaka amafaranga 500 tumbitsa go mabinga uzi ngo ninjira kishi ntabwo amafaranga kuntere hasi nkoni urabona zicire hano mwishura amafaranga nzani amafaranga afite ngira ngo ni wowe uvuye guhaha wakagombye kuyagaruka nese ubu hariya ndiriwe nirirwanya amafaranga muri kwitana ba mwana ariko ndishirwa nawe bose wa mugabo uhora ndebere ukuntu abagabo twagowe cyo ni igiti utirimo ubu rize rihagara mwishura wakintu amafaranga ake nta mafaranga mfite mugabo wanje nyafite mbana yamuhaye Mariya wajya urareka kungora nakubundi ikintu wanzaniye muri urugo ni igiki kubira igitana mu nguti ya byonyine ubu ntiwakwishura iki giceri cye ariko nyabuze 500 ntago ari igiceri ariko ko muyagabanya kwaza hano waterera gutyo wagendera kabwira bwe 500 si ni indege njemo ni vewiti ni viko sanse arahenze nawe umagaye sanze none watwara utari uyivomera gahe watwara utari gira ahantu uyivomera po barajya nyama byawe urazize Mose Mariya muramuhi izi nyama ntari uzisutse hasi oya nawo bikubisa hasi izi amahirwe ntizasanga bana nkwakira none nta giceri umuhaye uramwishyura kuko je nta mafaranga Mariya umva nkubwize ibintu by'ukuri nimba nta gikoro tufite cyo kwishurira igare hambira ibyawe guhekata utaye akujane kwa nyoko icyo se nicyo gisubizo nugeri wabo rero nyina nta kwishura ntugaruke kunyanika ibyo byinyo kandi ari wowe natwaye cyangwa nawe mwishyuza uko nishyuze nyina akanakumva nishyuze nyina
fatwa genda. Murakoze cyane. Nenjana n'iryo goti mu rugo. Agore twaruhaye. Isubuye koko. Areka wataye n'icyo ushaka kuma. Yewe. Twavuganye 500. Ngo? Twavuganye 500. Tanduka ubuzutu. None ndi gushaka icya senkana. Umva hasi nari guha byose. Uri gushaka amafaranga. Herere, nkorana ntagikamba. Nguri igiki? Iton. Kangushakira icya 50. Mvunje garu. Mugarure kandi atanuzi. Ndashaka 500. Nunagago ugashaka bose. Ko nabwo twaranye n'inyama wari. Ariko mwene simpunga nahura nakaka. Ariko sha nibwo bwa mbere nteze. Nahuye n'ibisaza byinshi. No mwiza yiri narategaga. N'umuhamba ya shikaramu. Igifarusi banshaka ngahe kukigendera. Uri gukina imikino myinshi kanshaka amafaranga yanjye. Ngo? Uri gukina imikino myinshi kanshaka amafaranga. Fatwa. Bwera. Nubundi bisaza nkamwe nsanzwe mbibona. Kanigende. Ngo? Bisaza nkamwe nsanzwe mbibona. Igisaza ni ibyo nakoreye nyine. Igisaza ni. Twara bisaza nkamwe nsanzwe mbimenyereye. Kabutura ru. Dai. Genda jukankira n'iminsi. Gisaza. Wareka kugenda urahonga. Wareka kugenda urahonga. Ujye gukata ibiki? Niko, ujye gukata ibiki? Ujye gukata iki ugakatwa ibyo biboko? Ahubwo se ibyuma mbishyize he? Giki? Ntabwo se Ujye kubimaze iki? tuziteka se zidakase? Gatekwa ntushobora urakuba ukarinagira. Kabiri kangahe igihe nizaniye akaboga ukajagara ngo ugiye kugakata. Akurwa n'ibyo bijabo. Uzi nabipfunyitse gute? Ntabwo narimbiye. Erega mbangira ngo ngufashe mugabo mwiza. Nge mangira ngo ngufashe. Nitone. Ndebera maze aho mundu. Ndebere. Ubwo kugaza nuhagurutse bihuriye no kwihengera. Ariko umuntu abananiwe dore igihe umuntu aba Kandi Maria ni mama Imana aho bigeze. Umaje kuzana ijiga. akira ngo ukarabye. Erega tugire vuba mayi umuntu anashonje. Urashonje utegereje kurya iki? Nene sizo nyamuzizanye ngo tuzibike. Nasize ingezi nizawe akwiki kintura. Izi nyama nawe urukwibaramo. Sukira hano. Mukoze. Sukasa. Kintu nicyavuga kiti. Igihe maranye n'umugabo wanje nzi byakunda n'ibyo yawe. Nese ntuzanye inyama zo guteka amagabo. Suka hano. Agoteka. Igihe nazaga kukurambagiza nazireka ngaho iwanyu. Igihe ibiryo bizimye wanyu si byari ibidodoki. Murakoze. Siko yishwe n'iki si impungure. Ariko naguhaye ikiraka. Reka mbe ngucanira n'imbabura. Nagutereje se. Ndagukura ibijumba uzuteke. Ibijumba twatetse inyama. Wamba hejuru Maria. Kuko wamba bari ukamba hejuru wa mugore we. None se urifasha? Nakubwiye ngo cimbuka hejuru icarwe hariya. Aha. Ewe zishakirwa byinshi. Ndagufashe se? Ngo? Utari waza sintona aryaga. Sikomenje utera kuri amakuru neza na. Umenye uko abandi bagore batashe. Rakomeza unyabarike. Abantu uzi ngo ni wowe wenyine. Uri wa gatandatu nubwo nabiguhisha. Ego kwizimbiro pe nabo rero. Nyamara mba narabikoze ukundi ku. Rererama ibintu basigaye baradupfunyikiramo. Ego. Samajambere se. Ntabyo bajambeyemo. Hajya kondaniye amazi. Hano ntiwanshakiye udukwe. Ndagira ngo ngucanire imbabura. Ako se sinda kugufasha. Babura sizirasha vuba. Hajya. Umbase. Subu ni ngombwa gukata. Ewe. Ako si intongo imwe.
uje kurunguruka ibiki ye icyo nkubwiye ubwo umunsi kubera ndarya inyama nta mishyikirano mfitanye nawe wanarara wibumbabumbye ubike rwose bijebi uhinduwe n'inyama kakandi. ariko Mariya wambabarira ko kukambana ago magambo hejuru wambabarira ntacyo se ngufasha basi Mariya ni mpamvu y'Imana nje turapfa ibintu by'ubusa wambabarira nkitekera uturyo twanjye ariko se kugufasha ko turya neza none se uzikuyemo Mariya ndakwica ni mpamvu y'Imana ndebera ahantu koko kizimenye ndebera sha ayi wowe ariko umenya inyama ari ikindi kintu Mariya nzakwice nzakora iki none se inyama nizo zitumye ni mpamvu y'Imana ubu naje muri gereza hejuru yawe oya bijebi ibi bigomba gusubirwamo ntabwo jyewe nkuye iwacu kugira ngo unkoreshe icyo ushaka wowe wabona ngo uhagaze hejuru uri kurobanura impungure ni impungure urukoze ibijumba wabona nkuri impande ngiye gutabaza kandi abaturage nibo bari budukize akora no mwijuru baze barebe uko ngize hejuru yuko ngo iwaguze inyama manzi uhamagare swanazutyaze bazire rimwe urahamagara ndetse ngiye gutabaza pasi ewe hamagara na rusoferi azamuke ndebera shaka bijebi aka ni agasuzuguro yemwe ni mu ntabare ari yego abaturanyi ba zamura volume yemwe navuze ikidomoro ni mu ntabare tabarwa n'iminsi kahure n'amakini nararushe pe kintu nicyavuga kiti reka umutware wareka kuburanzunguza ibyo gutera imako gahuye umumama aka ni agasuzuguro yemwe ni mu ntabare umva ndagushaka iyo uza gutunabi ubu baragira ngo ndacishemwo kagira imana mwe aba bantu babagiye hehe ugarutse hano gacani nire papa se papa ugiye kurya inyama banyu izi ni za saha usanzwe utahiragaho papa banyirukanye amafaranga y'ishuri ubwo urahumuriwe urahekenya amabuye amafaranga y'ishuri sindisiko papa nturi data koko se wambyaye ziba tubundi nyoko yazakurangiye siko ninde wamutikuye nze papa se wambyaye se turi kumwe ndakwiyamye rero warwana ntuburampapaguzwaho ntufite nyoko hano nakurihira arakurihira iki mama se yagiye he aragurisha biriya bigutiya nze papa ubwo rero barakohereje nawe uremeye uratashe nze ko banyirukanye amafaranga y'ishuri ajya mu bigenze ne wakirima arimo wose igihe binjiye baje kwishyuza ntiwanatebera munsi y'intebe cyangwa ukitsindagira mu ico gikapu ubundi ntiwakwirwamo mama nshobora byose kuko mama yambyariraga iki koko ujye umubwira buramuhendereza reka ngufashe kuzikata nibura umfashe iki kuzikata areka tukamanza twakata urwo rutwe rwawe ko mama nshobora byose dai ariko mama nshobora byose kuko mama ivuga ko ari inzara dore n'izi nkweto umwana wa Gasayi yaje kuzireba mu gitondo araguha nyoko kuji wabo ngo ugiye kubaganiza biba bivuze ko ari ukugenda ukaja kwiba y'ibintu biriyo ariko nonse mama yagiye koko wamunyeretse koko nitonde ngo si ubwo afite ibyo yagiyemo
Wanze kiba cyahiteye ko kigataha iwawe. Wamunyereka namubaza undi data utari wowe. Nereze ukayana. Noze nikuye mu rupapuro rucanye imbago. Wewe banyukanye ayishoni nawe ugiye no kwicanisha. Nese ndayicanisha iki? Agira ngo. Ojo nzane cya kiguti yacanye ko mu. Kiriyeze. Uko kumwuka agira imana mwe. Ajya uzanye iki gikote. Wakinwe suzaje urajana iki ku misiyoni. Uzaje uraserukana iki yo ni forume. Nkifataga nk'ikidebe. Koko. Reka data. Yangu utiya ya nyoko ndayibuze. Ubwo yayambariyeho yayigeretseho iriya ngo agira amabuno. Undi singo zirambabarizi. Manje bizabigenza gute kuko nzasubira ku ishuri gute? Nico kiburite. Igoti ryanje se. Oya. Urengeye. Fashi. Kigikapusi ntacafatwa. Ubu ncani iki? Papa dore ikibiriti. Ikibiriti. Muri kibazo n'udukwi. Buzu udukwi pe. Bishobe we. Bishobe. Yego. Yewe burya kuko ntambwa yiswe Kamana. Mwiriwe. Papa. Oh. Ese ko nazibonye. Mukomere. Yego ra mukomere. Kristo yeza kuzwe. Ako se Bishobe mu byukuri koko uko bakuvuza ni kuri koko. Ikomera ma. Bamvuze iki? Ega rubanda rw'umwana. Iyo wanyungu isekera rigeze. Ese umwana ko atari ku ishuri kwanza. Uyu umwana ko atari ku ishuri. Simwe. Banyirukanye amafaranga y'ishuri. Sinakubwiye ngo iki gifuni kujura gifata neza. Ntuzongeye kumbwa ngo babacumye izindi mvaho. Ariko umwana murasa koko. Papa. Inde waribyaye pe. Nari uyu nuwanje. No umwana yakuriye ahangaha muri uru rugo ngo suwabo. Nuwa cagihunyira ntabwo ziko camushuguritse. Ko se byagenze? Yaje baramuhombanyije dangwa nuru rusoro rwavuye. Ruko n'iminwa se tari nyina photocopy. Ariko nibyo. Nibyo. Kimeze nk'injangu zitegereze nyina neza mu maso. Bishobe. Tuje hano. Umugore wawe ari udutumyeho. Sinzi ahubwo nyoko ari hesha. Ari kurana azi kwibara. Navuye ku ishuri banyukanye amafaranga y'ishingeze aho ndamubura. Sinzano yagiye. Abatumye bose araboherere muze mugire muti. Niko? Ese ejo bundi nakubonye mu materaniro. Ariko ntugitura. Gutura? Ntugitura. Ariko komaje guhumuka maze guturira. Bishobe ko waturaga. Reba rirabondo rya pasiteri. Umbwire urebe n'ukuntu nganuko. Namwe ngo rirabondo ntabwo ari imitsi zanje. Ariko muri Bibiliya haravuga ngo icyacumi n'amaturo bizarya abatambyi n'abakozi b'Imana. Niba bashuke nyine mu bajanire. Dore injiji. Erabwe umuntu afite imodoka. Ako Bishobe bifura niyo myenda. Ariko umugabo yananiye. Jufura imyenda. Niyo mpamvu navugije inkuru ngo abaturage bantabare. Urumva? Indoro za buri munsi muri uru rugo. Tumaze kurwana. Dore nguriya nawe ni mumwibariza. Yamennye amazi ngo yaguze inyama ngo ntashaka ko ngo nziteka ngo ntashaka. Dore nguyu nawe ni mumwibariza. Mwiriwe abantu. Icyo nkubwiye cyo no kukwica ndakwica wowe. Ngaho mu. Munyumviza. Bishobe. Uranzi. Ntabwo nzi. Urakanga. Muzi gute? Rubanda Jewe. Ariko reka mbabwire. N'impama y'Imana. Fasha mwana. Jewe iki kigore. Ntuzana. Nubwo kukiri isugi. Bayobozi mwiriwe. Namwe muze mwumve rwose. Akose Bishobe. Iki? Sheka mubwize. Umbwire iki? Njya gufata nk'imbwa. Nundi wagombaga kubyara umwana ufite. Bakoma ndimbwa. Jewe ndimbwa. Wenda urirara mu nzu ari kuri yo. Acha bwana. Je ntabwo ndimbwa. Imbwa niswa. Utangangira imbere y'umugore. Orama ibirenge. Mbona nawe itegereze utataka. Ibyo nibivagamo ndabizi banye byundati. Karaga cyacuru kawe.
ariko wakubana ugenda mu nzira wakubona mu nama y'umudugudu nihera amakuru urahuruje ababwiye ngo iki twebwe uduhuruje uduhuruje atubwiye ko yego hagira inkuru ati ubwo se tuve ko nkurusha kubimenya nkurusha kubimenya se none se nanjye mvugiye mu migari ndabiyanye ibintu byo kunzira mu mbuga nta muntu nitumiriye nimwe muzaga no gutera imikoshi ese se iyi biswi yawe ra ntabwo tuzahora twishinga mirwe yanyu ya buri munsi. reka mbabwire jya uyu mugabo arananiye pe arananiye dore yamennye amazi yari amaze kurongesha inyama ndanuka inyama ubusa abantu icyo barakira nkubwiye cyo ubona ko kwica ndakwica ceceka wa gisaza madahagarara hano hagarara hano no kukwica wowe ndakwica bizo nkubwiza ukuri umva nkubwiza ukuri agasaza ariko sha uzi buri gihe umwana mubujije kujya kwibashya muyobozi mujya banze bakira ijambo rimwe iyi ni injiji niya nize noneho la tradition qui nous engendre parce que la vient de référence mukutafika wazaba amahirwe n'umuyobozi ureke mbabazi ntirwaserera ndimo kumva ahangaha nibi bisaza ntambwa yiswe Kamana uranze urananiranye pepe umva rero mbabwire mw'abantu ikibazo cy'uru rugo kiraturembera kamenye kwituma akomera kurenga wenda ubucuti twa dufite burangire ibibazo bihura hano muri bwoko ki uretse gato wa musore ariko mwana we wambabara nawe ko nawe wowe n'uyu mugore ariko mushaka kuzanyica cyangwa Susu umuhungu wawe ukiri umwana ko nje nawe twajaga inama muremera kuduha akanya tugakemura ibibazo zundi yanicaye oya mwicaze rwose icara ku ntebe yawe bakubuza kujya kwicara bo mwa baturage mwe rero mbabwire nari nakibitse jewe ariko warubitse nizere ko muzi yoherejwe n'umurenge uraramukuzanye rero ubwo bigambo cyangwa urusaku nka bya bintu ahita kwambika amapigwa kujyana none atinya n'umugore ndabindi muyobozi yakose muyobozi ubundi nicaye rwose baturage mubirebe namwe ino raporo bayobo mubirebe barebe iki cyo ndagira mumuzirika amaguru muza n'imigozi n'umugozi ayiwe oya ibi nabyo amategeko amategeko ntabwo yemera ko mufata umuntu ngo muzirike uyu nubwo ari imbwa ariko n'imbwa irara mu nzu nuko shawundi ndukubwiye ngo umufate afata umubyeyi nk'uyu nguyu kwanza muyobore ka nkubaze tukira nawe hasi sha wowe urafata umugabo kajya kwicaza we uri igiki urabujwe ku kandi ibi bintu byemera yego nakubise ikintu cya mbere nakubise urumva mw'abantu daso ugira hino muyobo sinyanyangamuga iba muri ikaritsiye kwanza sha singewe wa mwana wanjye ari kura bino bintu muzi dore ibyo bizi nibyo yamennyeho nta n'intebe mugira muyobozi wose si wayicaraho yamenye ntakumenaho amakara muyobo urabizi njyewe uzi ikibazo cy'uyu muryango mumba barengeye basobanura banza utanga ubuhamya daso bukurikire ahabaye njyewe ndi umushi niturukiye hirya muri iriya misozi nza hano mu Buganza niko ariko rero bivuge neza reka mbisobanure tujya kunshana ibibazo ngiraga n'umugore wawe usibye ko ikigabo cye cyari inzaratsi ntabwo naguciye amande yo gukora ku
turi kuvuga ibyo batakubaza ntabwo naguciye amande Ujye mureka natwe kuvuga tuba tukuzi umugore naguciye amande kubera ko wafunguye ku munsi w'umuganda urumva icyo naguciye amande none se mugore wanjye mudugu reka mubaze iki kintu so wagitaye iwanjye kino iki ni igiki wataye iwanjye iki ni igiki wataye iwanjye nicyo yari arimo kumucisha amande yampaye hakutorotse ute iki ni ibiki mama mwamaze gutwara ariko mureke mbereke nono isengeri ya rwabu ibaga hano iwanjye buriya reka mbabwize ibintu by'ukuri sibyo yewe uyu mugabo ariko urabona yacikajya none ndamubaza ese koko madamu ko twabanye neza avuga mwabanye ariko mwebu undi wataka iki kigabo none si koko kambabwiza ukuri ntongere kumva yewe ni impamo y'Imana umugore ari hehe ukigera sinakubwiye ntireka nimba nkubwiye ngo reka mbabwize ukuri mbaho kuri muri iyi karitsiye ariko kuri kwe kuvuga wabisinyira njyewe ikibazo cy'umugabo ndakijyana nagisinyira wagisinyira njyewe nagisinyira dusinyire hano njyewe narize njyewe nasinye no kuntu gusinya se ko nize nabuzwa n'icyo gusinya nta kibazo ni mu bisinya rwose kora ibyo uvuga yuko umuyobozi wanjye yafashe umugore wanjye amukora papa nabyo ubisinyire ashaka gusinya nk'umuntu wese njyewe wa naho bijo rero ibi bintu ajya yari umuzimu se ntabwo bwari koko yinjiye mu aho ngaho madamu nawe uricishe umudamu aramuhishe ni ukuri ko imana umudamu aramuhishe bamwamucaho abandi